Uwicyeza Pamella yahaye amasaha 24 abantu bose bamuharabitse ku mbuga nkoranyambaga abasaba gusiba ubutumwa bamwanditseho bitabaye ibyo akiyambaza urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB. Ibi Uwicyeza Pamella yabigarutseho mu butumwa yanyujije ku mbuga nkoranyambaga ze nyuma y'iminsi hakwirakwizwa amakuru avuga ko yaba yaratandukanye n'umugabo we The Ben. Yagize ati mu myaka yose ishize sinigeze mba umuntu hagaciro ibivuga ku mbuga nkoranyambaga, nahoraga ntuje nticecekera kuko nta numvaga ngomba guha ibisobanuro by'ubuzima bwanjye. Yakomeje avuga ko yafashe icyemezo cyo kugira icyo abivugaho kuko amaze kurambirwa guharabikwa. Ati uyu munsi nanze gukomeza kwemera guteshwa agaciro n'abantu badafite icyo bazi ku buzima bwanjye cyangwa uwo ndi we. Hari itandukaniro rinini riri hagati yo gutanga ibitekerezo no gukwirakwiza ibinyoma. Abakoresha imbuga nkoranyambaga bose mufite amasaha 24 yo gusiba ku mbuga nkoranyambaga zanyu inyandiko zose n'ibinyoma no kunyandagaza mwanditseho. Uwicyeza Pamella yagaragaje ko bitabaye ibyo yiteguye kugana ubutabera kandi yizeye ko hari uzaba igitambo ku bandi, anabibutsa ko ari ubwa mbere na nyuma ababuriye. Ati nimutabikora nzageza iki kibazo ku rwego rw'ubugenzacyaha RIB kandi nkurikiza inzira zose ziteganywa n'amategeko. Umwe muri mwe azagirwa urugero. Ubu nibwo bwa mbere kandi bwa nyuma mbaburiye, ubutaha nta kuburirwa muzabona. Aya magambo aje nyuma y'iminsi ku mbuga nkoranyambaga hakwirakwizwa amakuru avuga ko Uwicyeza Pamella n'umugabo we The Ben batabanye neza, ndetse bamwe bakaba baranavuze ko batandukanye. Nubwo Uwicyeza Pamella atigeze avuga amazina yawe yabwiraga, biragaragara ko ubutumwa bwe bwari bugenewe abakomeje gukwirakwiza ayo makuru. 92.8% by'abakurikiye icyaro ntibarakora subscribe. Turagusaba gukora subscribe kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi kandi bifasha channel mu buryo bukomeye cyane.